Yamamagaye mu minsi yashize ndabyibuka ashobora kuba ari kuwa gatatu washize, yambwira ko afite ikibazo c'ibintu bimutera mu nzu bikajigeza ngo byageraga ku ibati hejuru bikamanukamo mu nzu minani, hanyuma bikaza mu cyumba arimo bikamusharaganya ku buryo ataragasinziriye. Namusabye rero kugira uko dufatanye isengesho, na turasenga, ngo yagiraga n'ibibazo byo mu mutwe kumva ngo guri kwaka cyane, ariko yambwiye ko hari umunsi umwe twasenganye, uwo munsi arambwira ati na n'ubu ndimo ndabyumva birirukanka, ndabwira ati ubwo nyine birimo biri gusha, ariko uyu munsi ambwira ko byaragiye. Yampamagaye ambwira ko yarakoraga n'uwo mu Burasirazuba, yambwiraga ko akazi ke yakoraga bamwirukanye karahagaze, ariko akambwira ko iyo yitegereje abona ibintu byari nka Satani bigendamo. Twafatanye umwanya munini pe turasenga, turakora, ajya akunda kumpamagara. Mu by'ukuri yambwiye ko inzira z'imirimo zabonetse. Ati se nk'abo musengana muri kiliziya batari ko biriya bintu burimo nta muntu urabimbwira, ariko nabyo umuntu aba abyiteze, ariko nta muntu urabimbwira. Icyakora arabampamagara bakambwira bati rero natwe tuba dukeneye umugaturika wacu dushobora kwisanzuraho tukaganira nawe akadufasha. Ati twagiye duhura na benshi, rimwe na rimwe tugasanga n'abatubuzi bakadutuburira, nabo bajya bahaba bakambwira bati turishimye cyane kuba nawe wajya udufasha kuri izi gahunda. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga atandukanye, mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye mwumva ikinyarwanda, ndabasuje cyane. Imana y'amahoro nibane namwe kandi baha umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, twatuko umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, ndavuze ngo Imana y'amahoro niguhe umugisha. Twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu, ahubwo tuzajya tubatumira abakozi b'Imana batandukanye, abahawe ingabire za Roho Mutagatifu mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kumwe n'umuntu udasanzwe, ni umuhanuzi yahawe ingabire za Roho Mutagatifu zitandukanye. Impamvu ndi gukoresha ingabire za Roho Mutagatifu simvuga umwuka wera nk'uko bisanzwe. Uyu umwihariko afite niwe ubarizwa muri Kiliziya Gatolika wa mbere tujya dukorana ibiganiro, yitwa Ntawunozabarera Jean Bosco. Yaramaze iminsi ataboneka, mu kanya yatubwira aho yari aherereye, ariko reka mbere ya byose tubanze dutangize n'isengesho kugira ngo Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Umukozi w'Imana ni karibu n'isengesho. Yego. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amen. Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera gukunde, wohereza roho yawe byose bene kubabisha, iminsi izabone guhinduka. Dusabe Imana amenyesha kwera Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunezezwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turagushimiye uhoraho Mana igira neza, tugushimiye kubera ko wabanye natwe kuvana mu gitondo dutegura kuza gutanga iki kiganiro, ugashima ko uyu mwanya tugera hano izina ryawe rikara gucubahiro. Rero tugushimiye ko wakomeje no kuturinduka duhereza ubuzima, kandi tugushimiye ko ushimye ko uyu mwanya ugera kugira ngo ikiganiro cyawe gihumurize ubwoko bwawe, cyongere kigere ku bana bawe kandi cyo kibubaka. Turakwinginze rero kugira ngo uhe kumva neza ubushishozi ndetse n'ubutwari buri mu magambo yawe bwite yo muri Bibiliya. Turanakwinginze kugira ngo abari bukurikirana iki kiganiro uzabahe kumenya neza gushira mu bikorwa ibyo bumvisemo, be kumvisha amatwi gusa ngo banezeze imitima yabo, ahubwo bizabe bimwe mu bibubaka, kandi rwose uzabatabariremo nawe ugira icyo bakora mu izina ryawe. Bana natwe muri byose rero, ukomeze kugera natwe mwitangira, ubane natwe turimo hagati, urinde gusozanya natwe, tubisaba twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Jean Bosco, yego, tuguhaye ikaze. Yego. Amakuru yo mu mudugudu wa Muturirwa mu kagari ka Gafumba, umurenge wa Rugarama, akarere ka Burera,
amakuru y'iwacu muri Muturirwa mu Rugarama ni meza. Yego. Natwe hano Musanze rwose urabona ko turi amahoro. Imana ishimwe. Imvura turi kuyibona, imyaka iri kumera neza. Yego. Cyangwa ni nyinshi zayangiza. Oya, ntakitwaye n'iwacu imvura iragwa, izuba rigacisha muri kava. Yego. Urihangana turi ku kazuba k'akayagirizo. Nta kibazo. Rakihanganira kabisa. Turakamenyereye iwacu. Yego. Umudamu n'abana baraho barashima Imana. Barakomeye. Umurimo wa data bimeze. Umurimo wa data nabwo turimo turawukora nk'uko Imana ibishaka, turagerageza. Yego. Jya nkunda ingero pe akenshi. Jya nkunda ingero. Noneho by'umwihariko niba hari umuntu mwamenyaniye hano. Yego. Abantu hano twarahamenyaniye benshi. Yego, ntago bose mbazi amasura, njya mbabona ku buryo bw'ikoranabuhanga. Hari abampamagara bari muri Amerika, hari abari mu Budage, hari abari mu Bufaransa, hari abari muri Kongo. Kabisa umurimo wa data wo uragendeka, kandi abantu bakunze gukurikirana ibiganiro barahari benshi cyane. Yego. Bari umuntu wambwiye ngo akenshi mukunda kwivugira ngo abo muri Amerika, ngo abahehe, abo muri Afurika no mu Rwanda. Ngira ngo ntabwo tuvanga abo muri Amerika gusa, n'ahehe bose tuba tubavuga. Abanyarwanda kenshi baradukurikirana, turabakira benshi bo kubera ko biba binoroshe, bakanifuza bati dufite n'umugambi wo kuzaza tugahura. Yego. Ariko iyo tuvuze muri Amerika cyangwa n'ahandi, ahanini biba bigaragara ko byabaye ivugabutumwa ryagutse. Yego. Dukurikirwa n'abacu b'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwanda bo hanze, muri make n'abanyamahanga muri rusange. Yego. Yego. Cyane rero njya nsaba urugero pe, niba hari tangaza Imana yo kugukoresha, niba hari umuntu wasengeye dore ko ufite impano zo gusengera abarwayi, abahangwaho n'imyuka ya sekibi, roho mutagatifu akakumanukira ukamenya uko wabashakira n'umuti, ndi kugira tumbwire nka babiri bakuganiye bababaye. Ni benshi bagiye bampamagara, tukagirana umwanya w'umwihariko wo gusengana. Cyakora hari n'abampamagara bagasanga ndahuze, rimwe nkabavugisha nkababwira ko baza kongera kumpamagara, ugasanga bacecetse ntago bongeye guhamagara. Ariko nk'ubu hari umumama yampamagaye mu minsi yashize, ndabyibuka ashobora kuba ari kuwa gatatu washize, yambwira ko afite ikibazo cy'ibintu bimutera mu nzu, bikajigeza ngo byageraga ku ibati hejuru bikamanukamo mu nzu minani, hanyuma bikaza mu cyumba arimo bikamusharaganya ku buryo ataragasinziriye. Namusabye rero kugira uko dufatanye isengesho. Turasenga, ngo yagiraga n'ibibazo byo mu mutwe, kumva ngo guri kwaka cyane. Ariko yambwiye ko hari umunsi umwe twasenganye, uwo munsi arambwira ati na n'ubu ndimo ndabyumva birirukanka. Ndabwira ati ubwo nyine birimo biri gusha. Ariko uyu munsi ambwira ko byaragiye, gusa hari ibitarakemuka kuri we, ariko iby'ingenzi byinshi byagiye bihagarara. Rero iyo turimo dufashe umwanya wo gusenga, dushakisha gutabaza roho mutagatifu kugira ngo adufashe kwirukana izo roho mbi. Ari nayo mpamvu umunsi nifuje ko ikiganiro umunsi ndi butange ko nabivuze twaye kukigeraho sinende uganga umbwire undi wa kabiri. Ibi ntago tuba turi kwiyemera, ahubwo tuba tuvuga ngo turebe ese niba dufashe umwanya tukamara isaha ahangaha, wavuye Burera uza hano Musanze, wakoresha etike yawe kugira ngo uze wamamaze ubutumwa bwa Nyagasani. Umuntu abakeneye rero bya bintu biri gutanga umusaruro. Ese nta musaruro biri gutanga, tubireke cyangwa bikutanga tubikomeze. Niyo mpamvu pe nk'ubu umbwiye umwe wari ufite ibibazo gutyo, ubu umbwiye n'undi nawe nkumva ko yabohotse, nanjye biramfasha burya bigatuma mvuga ngo wamuyobora YouTube nashinze, intego yanjye iri kugerwaho, abantu bari kubohoka. Yego. N'ubu mu minsi ishize nanone hari umukobwa wampamagaye ambwira ko yarakoraga n'uwo mu Burasirazuba, yambwiraga ko akazi ke yakoraga bamwirukanye karahagaze, ariko akambwira ko iyo yitegereje abona ibintu byari nka Satani bigendamo. Twafatanye umwanya munini pe turasenga,
turakora ajya akunda kumpamagara. Mu by'ukuri yambwiye ko inzira z'imirimo zabonetse. Yego. Noneho hari ababa batabanye neza mu miryango iwabo. Iyo tugiye kuvuga ivugabutumwa bwa mbere, ikintu twihutira kubabwira ni imibanire. Yego. N'imyitwaro bagomba kwitwara kugira ngo niba basenga Imana inzira zinafunguke, kuko hari igihe umuntu asenga ariko niyo wamusengera akagihumba akaba nta cyahinduka kubera ko inzira zituma ibye bifungwa asigiramo uruhare. Rero ikintu cya mbere dukora hano twagiye twigisha icyo bita kubaha Imana, kwigisha kugendera mu nzira nziza. Bose bagenda batubwira bati ivugabutumwa ryaradukoreye, ryadusubije amahoro, ntago twabanaga mu rugo, ntago twavuganaga, ntago twari tuzi kubabarira. Ubu ngubu mu baturanyi tubana nabo baraduhemukira tugasabana imbabazi, ku buryo ushaka kubireba ukabona ari ibintu bifite umurongo mwiza n'umusaruro ugaragara. Yego. Ntabajya bagutuka. Nje ngira amahirwe nta muntu n'umwe uratanga komenti anuka, ntawe rwose. Yego. Ariko umurimo wa data uravuna niyo bantuka ntacyo byampindura, nabyakira. Yego. Abajya baza ati se nk'abo musengana muri kiliziya batari ko biriya bintu burimo nta muntu urabimbwira, ariko nabyo umuntu aba abyiteze, ariko nta muntu urabimbwira. Icyakora azarabampamagara bakambwira bati rero natwe tuba dukeneye umugaturika wacu dushobora kwisanzuraho tukaganira nawe akadufasha. Ati twagiye duhura na benshi, rimwe na rimwe tugasanga n'abatubuzi bakadutuburira. Yego. Nabo bajya bahaba bakambwira bati turishimye cyane kuba nawe wajya udufasha kuri izi gahunda. Yego. Twibutsa abadukurikiye yuko Concorde TV show ni channel ishingiye ku yobokamana ndetse n'isanamitima. Umuntu wese ufite icyo yatugezaho wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tugomba kumwakira kuko ni cyane idashingiye ku idini. Nje mbarizwa muri ADPR ariko ngomba kwakira abangirikani, abakatolike, abadive, abaki, buri wese apfa kuba afite ikintu yaza kigahumuriza abantu, ariko yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nibyo byiza rwose. Yego Bosco. Yego. Ubushize ari ibintu wowe watubwiye uzaza tugiye kuganiraho. Yego. Nduga ngo tuguhe umwanya. Yego. Usesuye kabisa ubituganirizeho neza ubundi abantu babohoke. Ni karibu. Ubushize nabwe ko ndibuze gutanga ikiganiro ku buryo butanu umuntu yakwifashisha agasenga kandi akumva ko asenze neza, kandi bukaba bwanamufasha kubohoka no kubohora bagenzi be. Yego. Uburyo bwa mbere rero turi buze kwifashisha cyangwa se umuntu yakwifashisha kugira ngo asenge Imana yumva isengesho rye kandi isengesho yakoze rinyure muri bitangaza by'Imana, ni uburyo bita kwizera no guhamya. Kwizera, burya iyo wizeye ugahamya n'ibyo wizeye ubona ukuboko kw'Imana. Iyo rero nta kwizera gutuye muri wowe ntushobora kubona ukuboko kw'Imana, ntabwo bishoboka. Ubundi ibyo wizeye nibyo ubona. Hanyuma uburyo bundi bwa kabiri bwari ubwo kubabarira. Kubabarira buriya mu mbabazi habamo imbaraga. Mu mbabazi niho hantu hambere haba imbaraga. Ugiye no kureba neza wasanga uyu mwanya wa kabiri wo kubabarira usa naho ari uhatse ubundi buryo bwose. Nuko ngo iyo ubabariye wowe ubwawe uba umaze gufungura umutima wawe. Iyo ubabariye nta mwanya wo gutekereza ngo runaka arampemukiye uba ukirimo, kabone n'ubwo kubyibagirwa mu mutima bishobora kudakunda, ariko urumva umuntu umaze kubabarira nta kimumwifuriza. Kandi ikimana idusaba ni ukutifuriza umuntu uwo ari we wese, yaba ari wademukiye, yaba ari n'inshuti, kutifuriza umuntu uwo ari we wese. Iyo wamaze kubabarira rero uba ushoboye kubaho utagira ishyari. Iyo wamaze kubabarira uba ushoboye kubaho wumva ko umuturanyi wawe yatera imbere nawe ugatera imbere. Iyo wamaze kubabarira uba wumva ufite ubushobozi bwo kuba wagirira umuntu icyiza
yaba ari mubi cyangwa mwiza, yaba gukorera nabi cyangwa neza, uba umaze kugira ubushobozi bwo kumva ko uwo ari we wese wamugirira neza. Iyo wamaze kugira ingabire yo kubabarira rero, ntabwo uba wageze kuri rwego rwo kuvuga rwo kuzana amacakubiri, ngo urebe ku moko, ngo urebe ku madini, urebe ku miryango, urebe ku butunzi. Ni ukuvuga ngo hari izindi mbaraga uba wamaze kwakira iyo wamaze gushobora kubabarira. Rero kubabarira ni urufunguzo ruhatse izindi, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa abatera amahoro kuko nabo bazayahabwa. Rero nshuti yanjye ukurikiranye ikiganiro, nakubwira ngo niba wamaze kwizera ko Imana ishoboye, gerageza umanze urebe, ubabarire abaguhemukiye, ubabarire abakwiciye, ubabarire abagututse, ubabarire abakwibye, ubabarire abakuneguye, ubabarire abakubeshyeye, ubabarire abakurogeye. Ku ruhande rwose ugira ubushobozi, ugire n'umwete wo kubabarira. Niba rero udafite n'amahirwe y'ubushobozi bwo kuba babarira mu mitima, kuko hari abantu bamaze gukomereka, hari abantu benshi badukomerekeje ku buryo iyo dusuzumye kubabarira usanga bigoranye. Kandi mbabwiza ukuri, ibibazo byinshi tujya duhura nabyo bishingiye ku bikomere twicayemo, bishingiye ku bikomere twavukiyemo, bishingiye ku bikomere twatewe n'aho tuvuka, n'imiryango, n'abavandimwe, n'abandi bantu b'impande. Rero nshuti y'Imana, kugira ngo dushobore kugendana muri uru rugendo, dushobore gukira ibyo bikomere, ingingo ya kabiri yagufasha, cyangwa se urufunguzo rwa kabiri rwagufasha, ni urwo kubabarira. Iyi ngingo rero nkakubaza ngo niba wumva ushaka gusenga ariko ukaba wumva ubushobozi bwo kubabarira ntabwo ufite, nawe uzasenga n'inkike zikariduka rwose, iryo sengesho nta hantu rikwiye gufata, kuko uzarisenga nirizamuka rikagera mu kirere, roho mbi zitera kwibuka kugirirwa nabi zirisame. Rero iturufu rya kabiri nk'uko bimaze kuribabwira, ni iturufu rikomeye kandi ridashobora kurushoborwa na buri muntu wese, ariko ni iryo kubabarira. Buri muntu wese rero uri ku murongo narebe uko abayeho, narebe ibibazo afite, narebe aho ahagaze, yibaze se uyu munsi wa none kuba ndi hano ku bibazo mfite, ninde wabigizemo uruhare? Numara kumusuzuma ukamumenya, uvuge ngo nakiye imbabazi z'Imana. Rero nshuti muvandimwe, numara gutanga imbabazi nawe Kristo azazikugirira. Hanyuma iyi ngingo ni ingingo ihatse ingingo eshanu nkuko nari nababwiye tugomba kuganiraho, ariko iyi ngingo ndagira ngo nyitindeho cyane, kandi ndashaka kugira ngo nyivugeho byinshi, kubera ko hari umuntu ujya kubabarira akabikora nk'umuhango, akabona umuntu wamuhemukiye cyangwa se akareba abo hirya, akirengagiza ko afite abana, afite ababyeyi, afite umugabo cyangwa se afite umugore. Ikintu cya mbere ugomba kureba, ugomba kubabarira. Iyo tugiye mu ngingo kubabarira rero, ntabwo tubabarira n'abahagaze gusa n'abakiriho, ahubwo tureba n'abantu batambutse, bapfuye, batakiri muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana ridusobanurira neza ku nkuru yo bita Lazaro ngo n'umukungu. Reka tubwira ukuntu umukungu yabonye ahantu Lazaro ari, akifuza ko byibura yamuha igitonyanga kimwe
kugira ngo nawe ahumurizwe. Bishatse kutugaragariza ko uriya mukungu yari ababaye hari ahantu ari, na Lazaro nawe yari ari mu byishimo kubera ko yahuye n'akababaro ku isi ariko yubasha Imana, bigaragara ko hari ahantu yari ari. Rero uyu munsi wa none hari ahantu abantu batakiri muri ubu buzima, baruhukiye, Imana yabaruhukirije. Ariyo mpamvu tugomba gufata iya mbere kugira ngo mu kubabarira abe aribo duheraho. Icya mbere rero, ntabwo tubabarira abantu baduhe mu ibintu bigaragara, batwibye, batubeshyeye, badututse, badukubise, batwambuye. Ntabwo ari abo ngabo gusa, hari abantu baba baraduteye ibikomere. Urugero tuvuga ababyeyi bacu, ba sokuruza bande. Hari igihe uvukira mu muryango wakundaga guterekera, kuraguza, ufitanye isano n'ibigirwamana, hanyuma ibyo bintu wowe ubwawe bikazakugiraho ingaruka. Urumva nta ruhare wabigizemo, ariko kubera ko ababyeyi bacu badutanze, ibyo byakugizeho ingaruka. Kugira rero ngo ubohoke uve ku ngoyi y'umwijima, nuko ugomba kubabarira ababyeyi, kabone nawe waba utabazi isuka ukavuga ngo mbabariye abasokuruza banjye bantanze, ukumva urabababariye. Iyo rero umaze kubababarira, kubera ko kubabarira ari ugutandukana n'icyaha, iyo umaze kubabarira uba utandukanye na za karande zabo bajyanaga. Hanyuma ukareba niba umugabo wawe hari aho yagukomerekeje igikomere ukaba ukibuka ukamubabarira. Biriya bintu rero tujya tubwira abana bacu, wagicucuwe, uzapfa ntacyo wimajirije, uzapfa ntacyo wigejejeho. Umwana wese ahava akagera arakosa. Niba umwana yakosheje, mwicaze yari umugore uti urabona ibintu ko ari bibi, urabona guta ikaramu buri munsi ko ari bibi, ukamwereka ububi bw'ikosa yakoze. Cyangwa se Bibiliya tubwira ngo tubacishe akanyafu, ariko ntugahangare, ubwire umwana wawe uzapfa urindagiye, uzapfa ntacyo wimariye, kubera ko yakoze amakosa, kubera ko yagusuzuguye. Rero kubabarira haba no kubabarira abana mu ngeso bakora, kuva ku mwana umaze guca akenge wese abacumura. Hanyuma ingingo ya gatatu niyo kwicuza ibyaha. Buri isengesho ryose wasenga, nta kwicuza ibyaha guhari, nta kwisuzuma guhari, nta kintu rwose ryagufasha. Mbonereho umwanya wo kubwira n'abantu bajya bampamagara, kuvuga ati hari ibyo nemeye kureka, hari n'ibyo nemeye gukurikira. Anga icyaha n'igisa nacyo, kubera ko bagukoreye icyaha kirakubabaza, nawe irinde kugikora ngo ubabaze abandi. Inshuti y'Imana, mbonereho umwanya wo kubabwira ko genzura mu mutima ibyaha byose waba warakoze. Hari ababwira ngo kubera ko yagize ishyari ntabwo ari icyaha, kubera ko yifurije umuntu nabi ntabwo ari icyaha. Icyo mbabwiye cyo, genzura umutima wawe, icyaba cyitwa icyaha cyose ukihane, kandi nurangiza ugira intego yo gutandukana nacyo. Ndetse nunabona wongeye kugwa mu ikosa ukagwa mu cyaha, uhore inyota ufite ariyo gutera intambwe yo guhora uva mu cyaha. Hanyuma nuhuza kwizera, ugahuza kubabarira, ugahuza no kuva mu cyaha, urumva ko uzatangiye kuba ikiremwa gishya. Urumva nuba ikiremwa gishya rero, bwa bubasha abantu bagufiteho, bwa bubasha ya madayimoni agufiteho, bwa bubasha za roho mbi zigufiteho, ntago zizaba zigifiteho guhagarara, kuko ubundi izo roho mbi iyo zije guhagarara, ziza guhagarara mu bibi biri muri twebwe, nibwo buhungiro ziba zifite. Hanyuma ingingo yawe ya kane niyo kwakira ububasha. Wamaze kuba ikiremwa, wamaze kwizera, wamaze kubabarira, wamaze no kwihana. Si bitabyumvikana ko wabaye ikiremwa gishyashya. Rero iyo wamaze kuba ikiremwa gishyashya, urategeka mu izina rya Yesu, uba wakiye imbaraga mu izina rya Yesu. Ico gihe usengera umuntu rwose wamaze kubohoka, wamaze kuba ikiremwa gisha. Gusa kubera ko hari imbaraga zindi uba wakiriye, byumvikane ko hari amaga y'ibyaha yari kure wamaze kuyakuraho, kandi wagize kwizera, noneho unafata ingamba zo gutandukana n'ikibi gituye muri wowe. Icyo gihe nibwo tubona umwanya tukagusengera
kubera ko natwe tuba twabanje gukora isengesho tukikiranura n'Imana tukitagatifuza tukiyeza tukaba abana b'abaziranenge. Muri uwo mwanya nibwo usenga isengesho uwo urisengeye rwose ukumva arafashijwe. Umunsi umwe hari igihe umuntu yigeze kumpamagara, amaze kumpamagara ngira amahirwe Imana iza kunyereka ibintu yari afite birimo imiti byo mu bapfumu. Hanyuma mubwira amagambo avuga nawe ati vuga nguko guhera uyu munsi nakiriye Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, ni utuye muri nge, nta zindi mana na zimwe nkwiye kwimika uretse Imana imwe rukumbi igaragara mu butatu butagatifu. Arangije arambwira ngo ibyo ntago nabivuga. Urumva bigaragara ko hari ibyo yari yaremeye, yari yarimitse, yemeye ko bimuturamo. Rero iyo wamaze gufata rufunguzo ugafata umwanya wo gusenga, ukagira uwo mufatanya gusenga, ibyawe birabohoka. Hanyuma rero iyo wamaze kwakira ububasha, tugeze ku gice cya gatanu cyangwa se ku buryo bwa gatanu wakoresha kugira ngo ibyo urimo gusenga biboneke. Icyo gihe ufata ububasha mu izina rya Yesu. Iyo umaze gufata ububasha rero wakira umugisha w'Imana. Iyo wakira umugisha w'Imana rero niho usengeraga za nzira, ukavuga uti nabuze akazi ndimo ndasengera akazi kakaboneka. Niho usengera kweza warahingaga ntiweze, ubutaka bwe bugatangira bukera. Niho uba ufite uburwayi ujya kwa muganga, bo bakabwira ngo ufite ikibyimba ngo munda, ejo bundi wasubirayo bakabwira ngo cyarazamu ngo kiri ku mutima, ejo bundi wasubirayo bakabwira ngo ntacyo. Iyo wamaze gufata buriya buryo uko ari bune, kwizera, kubabarira, gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo, ukamara gutegeka, icyo gihe wakira umugisha w'Imana. Iyo rero wamaze kwakira umugisha w'Imana, akanwa kawe kaba kamaze kuba k'umwana w'Imana, gasengera abantu bakabohoka, gahuza abantu bikumvikana. Ndetse nta nubwo ari gusenga gusa, niyo ugiye kunga abantu bafitanye ikibazo, niyo ugiye guhuza abavandimwe bashamiranye rwose birikora, kuko uruhare ukuntu aba yabasanze. Mbonereho umwanya wo kumenyesha abantu uburyo wakwifashisha kugira ngo usenge unabohoke. Manzi ugire kwizera, urangiza kwizera wihane kandi ufate ingamba zo gutandukana n'icyaha n'igisa n'icyaha. Hanyuma nyuma yaho ukora icyo bita kwicuza, unicuze witekerezeho n'ikihe cyaha nakoze, n'iki kinshira urubanza. Hanyuma numara gutegeka uzaba wimaze kwigira mu bubasha, numara kugira mu bubasha bwo gutegeka uzakira umugisha w'Imana. Muri kwakira umugisha w'Imana rero nimwo rya sengesho ribohorera imbaraga z'abadayimoni, roho mbi ziba zarakwatatse. Nuko nguko biba byaragenze, ariko ubusabwa kugira ngo ubanze ukore biriya bintu. Umunsi umwe hari umugabo cyane w'Icyangugu yakorewe ubugome, yicirwa ababyeyi muri jenoside. Hanyuma amaze kwicirwa ababyeyi, ababikoze barabafata nyine barakurikiranwa, barabafunga. Amaze kumenya uburyo bwo kubabarira, yagiye kubasura muri gereza. Cyo bikoze baba intwari, bamusaba imbabazi. Arangije nawe arababwira ati nanjye ngiye kubasaba imbabazi. Baramaze bati se ko twebwe twahemutse, tugakora ubwicanyi, tugakora amakosa, tukaguhemukira, tukakwicira umuryango, none urimo uradusaba imbabazi ziki? Arababwira ati ngi imbabazi mbasaba nabacumuriyeho cyane, nabatekerejeho cyane, niyo narabibukaga narariraga, ariko namaze kumenya neza ko ngomba kubasaba imbabazi, hanyuma mukambabarira, kugira ngo nanjye Imana imbohore ku ngoyi yo guhora nibuka y'amaganya, ahubwo nkumva ko aho ababyeyi banje batashye nzajya mbibuka, Yezu akagenda mfasha. Rero yarabwiye ati rwose ubwo niba ari uko byifuje ndaziguhaye, ariko nge numva nta makosa ufite. Hanyuma arangira arabwiye ati rero
nanjye mbikuye ku mutima nizanye mbahaye imbabazi, mwarahemutse mbahaye imbabazi, ariko mukiri kuri iyi si mwe kuzongera gutekereza guhemuka ukundi. Hanyuma baragiye bamwereka, we ubwe yarababajije ati se mu muryango wawe abana bajya bagusura? Ati baransura, ariko nyine barandagaye, baba ku muhanda, nta buzima bagira. Uwo mugabo yaragiye afata babandi babana baba abantu babiciye ababyeyi, amaze kubafata ayabajyana mu mashuri. Uyu munsi wa none yarabatangiye bararangiza, umwe n'umudokiteri, undi n'umwenjenyeri, undi n'umuganga. Uyu munsi afite akazi, ariko mu by'ukuri byamubereye umugisha. Hari imigisha muri we zahise zifunguka kubera ko yagize ubutwari bwo kubabarira, anakorera neza bamuhemukiye. Rero mbonereho umwanya wo kubwira abantu ko Imana duhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiya, ahubwo tubanze twuzuza ibisabwa, tubone uko tubohoka, dusenge twumva dufite umurongo muzima. Rero umuntu uduhamagara ati dusengane, ariko muri we ntashaka gutandukana n'icyaha, muri we yumva urugendo rwo kubabarira atarushobora, muri we nta kwizera afite, rwose uwo muntu nawe wamusengera nta kintu bishobora gufata. Ngira ngo neza ubwo hari abantu yakiraga mu kivunge cy'abantu benshi, ukumva bamwe bakize abandi batashe badakize, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kwizera rekurarema, ni mwizere kandi mwemere Imana, ubundi mwebwe ubwanyu mwigire mu bubasha, kandi mu kumara kwigira mu bubasha mutegeke ibibi, mutegeke roho mbi, mutegeke amajini, mutegeke dayimoni z'urubyaro zibahunge, mutegeke inyatsi, mutegeke kuteza bibahunge mu izina rya Yesu. Rero tukiri kuri rwa rufunguzo rwa gatatu nababwiye rwo gutegeka, umuntu nujya gusenga uzature ikintu usengera mu mazina yacyo, ko hari igihe Satani aza akakurya umwanya yarangiza ntakwibutsa ikintu usengera. Urugero, ufite roho mbi y'inyatsi, ufite roho mbi yo kurara ushiguka mu buriri, ufite roho mbi yo kumva amajwi aguhamagara, ufite roho mbi yo kumva ubwoba buje mu mutima, ufite roho mbi yo kujya gukora ikintu muri business runaka ariko ukumva ntabwo ushoboye kwishora, ni ugutinya gusa. Niba ugiye gusengera ikintu nshuti y'Imana, waba ugiye kuryama kavuga iki kintu ndagituranya Agasani, cyature mu mazina yacyo, kugira ngo iyo roho mbi yamaze kukicaramo igihunge. Ntaho gutondagura gusa nta kintu ushobora gutanga, ahubwo iyo roho mbi wirukana, bicyature ubivuge mu mazina yacyo, hanyuma uhamagara ububasha bwo mu ijuru, aba ari bwo bwonyine bujya buza buture muri gahunda zawe, mu mirimo zawe, mu mirimo ukora. Rero mbabwire ko arashaka kubwira ati ngewe nta roho mbi ngira, kubera ko ntabwo nigeze njya kuraguza, ntabwo nigeze njya guterekera. Mbabwire ko rero hari n'uburyo bwinshi Satani ajya akoresha anyuramo kugira ngo atunanize. Uburyo bwa mbere rero, hari igihe usengera ikintu ukabona kubohoka cyarananiranye, ukabona ibintu byaratinzwe, buti burya rero bwo gusenga byanze, umuntu hajya no mu bapfumu. Inama zikaba nyinshi zikubwira ngo ngewe harana narahavurije birakunda. Nkubwije ukuri ko icyo gihe n'ibyari bifunguye irimo urabifunga, kubera ko inzira ya mbere Satani akoresha adufatiramo, inzira ya mbere Satani adufatiramo ni ukugana abapfumu.
kubera ko iyo ugiyeyo hari imigenzo bakubwira, hari amagambo bakwaturiraho, hari ibintu bakubwira. Rimwe na rimwe hari igihe uba wemeye ngo njewe nemeye kubasanga, nemeye kuba banyu, ndabiragije, ngiye mu mubare w'abana muyobora. Uyu munsi rero kuba ugenda uraho ngaho utuje utazi umwe ababyeyi bagutanze. Ubushize nari nababwiye ngo iyo tugiye kubatizwa baratubwira ngo uwanze Satani n'imihango yayo yose, ngo n'ibyo dushukisha byose. Rero mu bintu dushukisha harimo ibigeragezo, harimo ibibazo, harimo makuba, harimo kwangwa n'imiryango, harimo kwanga n'abavandimwe, harimo kwanga n'abantu mutagize ico mupfa. Hari n'igihe ujya ukora wakwisuzuma ukabona abantu bose nta cyiza bakubonamo, wagenzura umutima wawe ukabona ibintu byaranze. Iyo ni roho mbi y'icyangiro. Roho mbi y'icyangiro yigiye kuyirukana nyine ukora rwa rugendo nakubwiye rwa bwa buryo butanu, warangiza ukayirukana uti roho mbi y'icyangiro ndakwirukanye, roho mbi y'icyangiro mu muryango ndakwirukanye, roho mbi y'icyangiro muri korari ndakwirukanye, ukayatura mu mazina yacyo, ukayishwishuzwa biti kandi ndekura, ntuzongere kumpagarara imbere, ntuzongere kungira mu muryango, ntuzongere kungira mu bana. Inshuti z'Imana rero nongere nkwibutse ko uyu mwanya ari uwo kubasobanura ku buryo butanu wakwifashisha usenga, ariko kumva ko nawe ubohotse, ukanagira ukwizera uvuga ko Imana ryumvise. Hanyuma ijambo ry'Imana yatubwira ngo bavuga ngo mwami sibo bazabona ingoma y'Imana. Guhora uhirigita ariko ukabona ntuhinduka, ukava kuwa mbere uri umunyamagambo, uri kubeshya, ukabona ntubivamo. Ndetse rimwe na rimwe nawe wajya wigenzura ugasanga ingeso yo kubesha yarakubase kandi ntuyishaka, muri ko avuga uti Mana koko ubu nzabireka gute? Icyo gihe uzampamagare dufatanye nkubwire uburyo bwinshi wakwifashisha kugira ngo iyo roho mbi igutera kubeshya kandi umutima wawe inshuro nyinshi utishimiye kubeshya, uzampamagara ngusobanurire uburyo cyo wakwifashisha. Hanyuma hari n'igihe ugira roho mbi igutera nawe ubwawe kwanga abantu. Hari igihe ubona umuntu ukumvura mwanze, nta kintu mupfa, ntabwo igeze kurengerera, ntaragutuka, yewe n'umuryango wabo n'uwanyu nta n'ikibazo bigeze bagira, ariko wamureka uvuga ngewe ntago numva mwishimiye. Urumva ko icyo gihe muri za ngingo eshanu nakubwiye harimo imwe izaba utarimo kubaka, harimo imwe uzaba urimo gusenya. Rero nabwo wampamagara nkakubwira buryo kigomba gusenga kandi bukagufasha, bwamara kugufasha ukaba wabohoka kuri yangoye. Ijambo ry'Imana ritubwira mu mukoresha w'ikoro, umufarizayi n'umusoresha. Umukoresha w'ikoro yateye isengesho, arangije we ntiyireba ubwe, areba ku bandi. Impamvu muziri ijambo cya kugira ngo nkubwire ngo niba ugiye gukora ubutumwa, niba ugiye gukora urugero rwo kwisubiraho, wireba uriya, wivuga ngo urana umupasiteri, wivuga ngo urana umupadiri, wivuga ngo urana umumaze, wivuga ngo urana umuririmbyi. Reba wewe ubwawe, wimenye, wijanjabe wowe, kukahurira n'Imana ntabwo hazi. Niyo yaba uhazi, hari abantu bahari ari ikiraro ngo cyambutse abandi bantu bambuke bo badashoboye kwambuka. Hari abantu bari ahantu bari icyapa kiyobora abantu kandi kikabageza iyo bagomba kugira gute kugera. Rero nari ntanze urugero ku mukoresha w'ikoro cyangwa se ku mufarizayi. We yasenze Imana, arabati ngewe ntabwo meze nka runaka, ntabwo meze nka runaka, ntango icya 10 n'amaturo, nsenga uko bikwiye, fasha abakene, ntabwo meze nka kanaka. Ariko ngo umusoresha we anyira ngo ndabizi neza ko ndi umunyabyaha, ariko nemeye ko aturi ibyaha byanje kandi ndakwinginze ngo mpimbabaze. Imana ngirangije ishima isengesho
ry'uriya munyabyaha, ry'uriya musoresha, kuko yarenganyaga abantu, yabazaga ruswa, yakoraga n'ibindi. Uyu munsi rero ndakubwiye ngo niba ushaka kugira ngo ukire ibikomere, niba ushaka kugira ngo ukizwe, niba ushaka kugira ngo wambare imbaraga, niba ushaka kugira ngo ubohoke, wireba ku bandi, kuko numara kureba ku bandi kubabarira bizakunanira. Kandi kuba uri mu ishuri uyu munsi, kuba uri mu kigeragezo uyu munsi, upfa kuba ufite nzayimana. Imana izabana nawe, Imana izakurengera. Nuko ushobora kugira nza ariko warangiza ukayitesha agaciro bitewe n'ibyo wagiyemo. Umunsi umwe Imana yageze kumbwira ngo mwana wanjye, nubwo ugira ubwoba ukabona urupfu ruri imbere yawe, ntabwo urupfu ruzigera rugutwara cyangwa rukugerera iwawe ukinyubaha. Hanyuma nabona ubuzima bwaje bwo kurwara, bwo kurwaza bukomeye, nkumva ncitse intege, nkumva nashangashutse, nkumva ngize ubwoba, ariko ngakomezwa no kuvuga ngo Imana arambwiye ngo ntabwo nzapfusha mu gihe ngikurikiye Imana, ngo abana banje bagenda igihe kidakwiriye cyangwa njewe ngenda igihe kidakwiriye. Ibyo bigahita bimpa icyizere, bikanyubaka. Nasenga Imana bati Imana wibuke wa munsi nge nawe twaravuganye duhana isezerano, kandi kondisiyo wampaye cyangwa se icyo washingiyeho umbwira kuzabana nanjye, ndacyagukurikiye, ndacyakirimo, kandi nzi ko nzagisaziramo. Ibyo bintu biranyubaka, bikanyereka ko urupfu naho rwantera ntacyo ruzantwara. Uyu munsi wa none n'uburwayi bwazaga ari bwinshi ntabwo bukiza. Abana banje uyu munsi barakomeye, abana banje bameze neza, abana banje bariga, abana banje bafite ubuzima butari bwo kurwaragurika bwa buri munsi. Rero ibi ndakubwira ngo nawe ugire kwizera, ariko unazirikane nabwiwe n'iki n'Imana. Hanyuma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bice byaho 2:12 hatubwira ibijyanye no muri iyi minsi, ngo mu minsi ya nyuma nzasendereza umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu n'abakobwa bazahanura, abakecuru berekerwe mu nzozi. Rero nkakubaza ngo uyu munsi yereko wagire mu nzozi ni irihe? Yereko wagize ni irihe? Ubuhanuzi watanze ni ubuhe? Impuguro watanze ni irihe? Nshuti z'Imana, rero ngakomeza kubabwira ngo gusenga kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Dusenge ariko dufite ibikorwa, kandi nitumara kwifashisha buriya buryo butanu namaze kubasobanurira, ibikorwa bwabyo bizigaragaza, kuko uzashobora gufasha, uzashobora kugira neza uwaguhemukiye, uzashobora gutanga ituro nk'uko bikwiriye, uzashobora gufasha abakene, uzashobora gufasha imfubyi. Cyane mbonereho kubabwira ko gushaka ubutunzi bw'isi ni byiza, no kubironka ni byiza, n'umugisha w'Imana, nubwo bose atari ko babibona ari umugisha w'Imana, ariko tunamenye ko ibintu Imana iba yaraduhaye yaradutije, irangije igira ngo reka tubicunge, hanyuma inaduhemo kubibamo neza, y'amasezerano yacu tubone ko asohora, ariko abashonji, indushi n'abandi baciye bugufi batugirireho umugisha. Niyo mpamvu nuba ushoboye gutanga akazi ngo abantu bakore, wamara gukoresha umukene ukamwima amafaranga ye, cyangwa ukayamuha nabi agakorera 5 ukamuha 1000, ngo kubera ko adatwaye ibintu wawe kuko uri umucuruzi, umenye ko umugisha wawe urimo urawufunga. Ako kantu kazaza kababaza Imana, kabona ukuntu warenganyije umukene wagukoreye, ariko akaja kuburara, kandi wakagombye kumwishura amafaranga ye, nawe akarara ahaye abana. Rero igikomeye nshuti z'Imana ni ikimana akuvuzeho, igikomeye ni ikimana akubitsemo,
ntabwo igikomeye ari isura ufite. Igikomeye si ubugufi, igikomeye si uburebure, igikomeye nta nubwo ari amafaranga ufite, igikomeye si n'imodoka ugendamo, igikomeye si n'akazi ukora, igikomeye si imiryango uvukamo, si niyo washakiyemo, si niyo utuyemo, igikomeye ni cyo Imana yashize mu buzima bwawe. Rero nkubwire ngo wikwiheba, ahubwo shaka uburyo bwose bwo gusenga, kandi uzirikane ko Imana ishobora byose. Umenye ko aho inzira zitari umwana w'umuntu yashakisha akabona ntazihari, aho ubuzima ubona bwahagaze, aho ubona ibintu byanze, aho ngaho niho Imana izigahagarara, ibintu byayikongera ikabirema. Nongere rero mpumuriza abababaye, nongere mpumuriza abashavuye, nongere mpumuriza abarwayi, nongere mpumuriza inteme, nongere mpumurize ababaye gicibwa mu miryango, nongere mpumurize abatagira aho kwihengeka, abadafite ubuzima butagira uko buhagaze. Nshuti z'Imana, mwizere Imana, mwemere Imana, muyikunde, nimuyikorere, nimukore buriya buryo nababwiye, kandi muharanire ko igihe n'imburagihe isi turageraho tukayivamo ibyo bigukumbuze gukora ibitunganye. Ariko nkwibutse ko ka kantu kakunaniye nshuti yanjye, ka kantu kakunaniye nawe wumva ushaka kurekura, mpamagara ngufashe, nkubwire uburyo wakwirukana iyo myuka mibi. Tubibutse ko bagomba guhamagara kuri 07 85 42 74 95 07 85 42 74 95. Ntawunoza Barera Jean Bosco niyo nimero abarizwaho, akaba atuye mu mudugudu wa Muturirwa mu kagari ka Gafumba mu murenge ya Rugarama mu karere ka Burera. Niwe wari imbere ya kamera, nanjye nyuma ya kamera kuri mikoro nitwa Tuyimana Concorde. Ni gutya dusoje, umukozi w'Imana dusoreza n'isengesho. Ni karibu. Murakoze cyane, turagushimye Mana yacu igira neza, ubanye natwe kandi uduhaye icyo kuvuga, twebwe ntacyo twari bubone, ariko nyuma yo kumva impuguro uduhaye turakwinginze kugira ngo izi mpuguro Mwami Imana zizafasha ubwoko bwawe kandi zizahe benshi kwisubiraho. Rero ndakwinginze kugira ngo abantu benshi muri imisi barakomeretse, abantu benshi barababaye, abantu benshi bafite ibibahungabanyije nabo ubwabo batisobanukiwe. Ndakwinginze kugira ngo uzumve inyigisho, uzumva aya magambo twahoze tuganira, ye kuzahinguka mu gutwi, ye kuzanyura mu gutwi ngahinguke mu kundi, ahubwo azashinga imizi kandi ayaha agaciro. Ndakwinginze kugira ngo umuntu uzaguhusanga Nyagasani akaza afite ishaka n'umwete, uzabane nawe, uzamurengere, uzamurwanire, uzamuhe ubushobozi n'ubutware, kandi n'abandi bose baguye batatanye bakaba bakiri mu byaha uzabarinde, ubabe hafi, ukomeze kubarinda no kubarengera. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kutuba hafi no kuturengera, natwe uko twakoze urugendo twerekeza hano ukomeze kubana natwe dusaba imiryango yacu umugisha, kandi aba bantu biyemeje gushinga iri koranabuhanga kugira ngo ubwoko bwawe bujye buhumurizwa, abarwayi batashoboye kujya mu rusengero cyangwa mu kiliziya babonaho bavoma isoko yongera kububakamo ubuzima, yongera kubaha mireme. Ndakwinginze kugira ngo imirimo n'amaboko byabo uzajya ubihereza umugisha, kandi umwanya nabo babigomwe uzakomeze kubafasha no kubarengera, cyane cyane ko hari icyo bagomba kwigoma kugira ngo ibi byose bigerweho. Bana nabo rero muri byose, natwe ukomeze ko tuba hafi no kuturengera, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.